uyu munsi twabateguriye ikiganiro abantu batumva kimwe, twagihaye izina gutunganya urubyaro, kuko abantu benshi bacita kuboneza urubyaro. Noneho A yacu ikaba kuboneza urubyaro, B yacu ikaba kuringaniza urubyaro, C ikaba noneho kugabanya urubyaro. Ni icyaha kiri naho wagira 40 ko mu muryango wa data ndi umwana wa 43. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Bakunzi ba channel yitwa Gusenga Everyday, twongeye kubasuhuza tubashimira yuko mudahwema kutugaragariza yuko mudukurikira cyane cyane ku biganiro tugenda dushyiraho bitandukanye. Tukaba tugeze noneho mu kandi gace tugiye kuzajya duharira ibiganiro navuga binononse bimeze neza, tugiye kuzajya dukurikirana cyane kugira ngo n'abantu bari mu mahanga bajya batubaza ibintu bitandukanye bazaje badukurikira barebe ibyo tugenda dukora. Muze nongeye kugusuhuza nanone. Yesu ashimwe. Turakomeye kandi Imana iracaturinze. Turabashimiye bene data abadukurikira kuri channel Gusenga Everyday. Tugiye gukomeza n'inyigisho zacu nk'uko bisanzwe. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro abantu batumva kimwe, twagihaye izina gutunganya urubyaro, kuko abantu benshi bacita kuboneza urubyaro. Ariko ababikoreye ubushakashatsi bwimbitse twasanze atari wo mutwe w'amagambo agombye guhabwa ico cigisho kuboneza urubyaro, kuko hari urwego rwo kuboneza urubyaro, hakaba urwego rwo kuringaniza urubyaro, hakaba n'urwego rwo kugabanya urubyaro. Nizo mpamvu nikoze ubushakashatsi nitonze nasanze dukwiriye kubyita gutunganya urubyaro. Noneho A yacu ikaba kuboneza urubyaro, B yacu ikaba kuringaniza urubyaro, C ikaba noneho kugabanya urubyaro. Imana ishimwe kandi habwe icubahiro. Turabanza kureba mu cigisho cyacu ibice bigera nko kuri 3. Turareba umugambi w'Imana kuri mu muntu, turareba umugambi w'Imana kwemera kubukwe bubaho, turareba ubwoko bw'ubukwe bwemewe byashobora kudufasha mu itorero cyane cyane. Noneho rero dusoze icigisho cyacu tubabwira ngo mwakoze kudukurikira. Umugambi w'Imana kuri mu muntu, urebye itangiriro igice cya 1 umurongo wa 26 turavuga ngo tureme umuntu ase natwe agira ishusho yacu. Twakoze ubushakashatsi kuri iryo jambo tureme, dusanga ari bwa butatu bwimbitse bwari butangiye kuboneka, nkuko itangiriro igice cya 1 umurongo wa 1 avuga ngo imbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, ariko yepfo aravuga ngo umwuka w'Imana wagendagendaga hejuru y'amazi. Dusanga umwuka wera mu gihe Imana yaremaga wariho. Twongereye kureba muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 aravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, jambo ubwe yari Imana, kandi jambo ari we Kristo Yesu. Wa undi waje mu bye abe ntibamwemere, ariko abamwemeye bose bakizera izina rye akaba yarabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Dusanga nawe yariho. Dusanga Imana data wa twese, Imana umwana, Imana umwuka wera bari kumwe, bakoresha buriya bwinshi ngo tureme umuntu ase natwe agira ishusho yacu. Nuvanga umuntu haremwe mu ishusho y'Imana, asa n'Imana, agasa na Yesu, akaba mu mwuka wayo. Tugiye kureba noneho rero umugambi w'Imana kurema umuntu. Icyifuzo nuko Imana yari ishaka kugira umuryango mwiza ishobora gukorana nawo, ikaganira nawo kugira ngo basohoze gahunda. Ikintu solitere Imana kuba yonyine ubwayo mu bwigunge ntabwo byari byiza nko kugira umuryango iganira nawo kandi kawuyobora. Ni wari umugambi. Irema noneho Adamu kugira ngo imwubakireho umuryango uzayubaha, na nizo mpamvu yamushakiye umufasha umukwiriye. Iravuga ngo si byiza ngo uyu muntu abe wenyine. Imana yari ifite ubushobozi
bwo gukuba Adamu nk'inshuro ba Adamu benshi bakaba abantu, ubwo bushobozi yari bufite, ariko kuko yifuje ko Adamu waremwe ku ishusho y'Imana nawe agira uwaganira nawe, nizo mpamvu yavuze ngo mubyare mwororoke, uyu muntu si byiza ngo abe wenyine. Turareba umugambi rero w'Imana kurema ubwo bukwe kuri Adamu. Adamu amaze kuremwa, Imana iravuga ngo tureme umuntu ase natwe, ariko noneho arongera avuga ngo si byiza ko uyu muntu naremye nubwo asa nanjye ngo abe wenyine, ngiye kumuremera umufasha umukwiye. Igice cya mbere rero ni ukuvuga ngo umugambi w'Imana kurema ubukwe, haravuga ngo umugambi wa mbere ni ukugira ngo abantu babyare bororoke, bagire sosiyete, umuryango ubaha Imana. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 28 aravuga ngo mubyare mwororoke mugwire mwuzure isi mutegeke, ni isezerano Imana yabahaye. Umugambi w'Imana ni wo kororoka. Ariko Imana imaze kurema Adamu mu gihe cy'ubuziranenge, ntabwo umuntu yari yararemewe gupfa, yari yararemewe kubaho iteka ryose. Ariko noneho rero Adamu na Eva bashatse bari mu gihe cyitwa ubuziranenge, niho babanye, icyaha cyaje bari kumwe. Eva rero amaze koshwa na Adamu yarohejwe kuko bari bicaranye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Eva amaze kurya kuri iyo mbuto ahereza umugore bari kumwe, nuvuga ngo Satani wihanze mu nzoka yoheje Eva Adamu ahari. Cyane cyane icyo cyatumye biba icyaha gikomeye, kubona Adamu yarananiwe kurinda inshingano ye yo gutegeka umugore muri icyo gihe. Imana rero iravanga umugambi wo kurema ubukwe ni ukugira ngo abantu bororoke. Umugambi wa kabiri ni ukugira ngo abantu baganire. Itangirira igice cya kabiri umurongo wa 18 kugeza 24 havuga ngo si byiza ngo uyu muntu abe wenyine, ngiye kumuremera umufasha umukwiye. Nose pastor tukiri aho ngaho wenda tugiye gukomeza bitewe na topic yuko tugiye kureba ibijyanye no kuringaniza urubyaro, ko ibyo bakunda kuvuga cyane cyane wenda na ministeri tujya twumva zikunda gushyiramo kubiganiriza abantu cyane kugira ngo abantu baringaniza urubyaro. Noneho nanjye hari ikintu njya nibaza nkavuga se niba koko Imana yaravuze ngo tubyare twororoke tugwire dukwirise, so wasanga ari cy'abantu benshi wenda bagiye bagenderaho nko mu bihe byashize, ugasanga bitewe n'ibintu byabaga bihari abantu babaga batunze, ugasanga umuntu afite abagore nka 3 ababyaye abana barenga nka 30 kuko yari afite wenda ibintu byo kubahereza muri icyo gihe. Noneho ubwo tuvuze muri iki gihe, si wasanga hari nk'abantu badashobora kuringaniza urubyaro kugira ngo n'ubundi bubahirize ijambo ry'Imana. Reka mvuge gutyo, niba ari uwo murongo bagenderaho. Ntabwo Imana idutegeka umubare w'abana tugomba kubyara. Umuntu afite umudendezo wose wo kubyara umubare w'abana ashaka, nta kimukomye mu nkokora. Icyaha nuko yakwiha umubare akawunanirwa, ni icyaha kiri. Naho wagira 40 ko mu muryango wa data ndi umwana wa 43 kubagore 6 yari afite, ndi umwana wa 43. Urumva twabaye 52 twese hamwe, nta kibazo twigeze tugira. Uwashatse kwiga yaramwemereye, uwashatse kurongora aramwemerera. Gusa hari ibintu bibiri data yatubuzaga, yatubujije kunywa itabi no kwiba. Aravanga ibisigaye nzabyirengera. Nukuvuga muri mwebwe ahantu mu rugo iwanyu, nukuvuga ikindi kintu cyose washoboraga gukora hanze bari ubwo papa wanyu yari yarashyizeho silence yuko we icyo azakirengera. Wakubita umuntu warongora abagore 10 ariko ntushiremo kunywa itabi no kwiba, yarabyirengera. Nese pastor, bwo muri iki gihe twavuga yuko wenda nk'abantu bashaka abagore benshi, dukurikije tugiye tureba wenda nko mu isezerano rishya hari ahantu Paulo yagiye abikomozaho, wakageraho ndetse akanavuga ngo nibiba na ngombwa umuntu gushaka azabyihorere. Ako noneho ugasanga ni imirongo igenda ivuguruzanya. Ndagira ngo wenda dushiriye ku murongo nk'aka kanya umuntu washatse abagore benshi, biri mu bimvikana ko azabyara n'abana benshi bitewe wenda n'umugisha runaka, niba tabingumba. Ubu umuntu washatse abagore benshi nta cyaha yakoze. Umuntu washatse abagore benshi nta cyaha yakoze. Muri iki gihe nta cyaha yakoze, ubutumwa bwiza butaramugeraho. Kuvuga ngo bwamugezeho biba byabaye icyaha. Iyo bwamugezeho noneho nta wemeye gusiga uwo bashakanye ngo aje gushaka undi.
ariko uwabazanye akiri mu mwijima ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyakozwe n'intumwa 17 hariya 31 iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije itangirira aho umenyeye Imana aho imenyeye iratangira ikareba ntabwo ireba barongoye ubutumwa bwiza butarabageraho abo bafite inshingano yo kurera abo barongoye no kubana nabo ariko Paulo icyo ashatse kuvuga ni igihe cya ministere yaba na za guverinema zose uretse n'itorero nta muntu wemeye guhabwa inshingano yo kuyobora abantu afite abagore babiri uretse mu Bisilamu mu itorero nta muntu wemewe guhabwa inshingano yo kurongora abagore yo kugira abagore babiri haba muri guverinoma. Muratwihanganira hari habaye akabazo pastor numva wakongera ugafata Bibiliya noneho tukongera tugakomeza. Twari tugeze ahantu havuga ngo kugira ngo umuntu ahabwe inshingano runaka kugira ngo ayobore no muri ministeri zisanzwe zo mu buzima busanzwe ntago yahabwa ministeri afite abagore barenze umwe. Bishatse kuvuga ngo no ku Mana naho yashyizeho igahunda abantu bagomba kugenderaho kugira ngo umuntu abe yaba umuyobozi w'abandi bantu yaba umupasteri yaba umudiakoni yaba gutyo abantu batandukanye. Yaba umudiakoni yaba umupasteri akwiriye kugira umugore umwe ndetse n'umukristo warangije kumenya Imana afite umugore umwe ntabwo akwiriye kuzana umugore wa kabiri kuko n'ubukristo nabwo ubwabwo ni ministere mu buryo buhishwe kuko ni impano y'Imana. Ariko rero Abisilamu nabo ubwabo navuze za guverinema mvuga amatorero yose mvuga n'indi mishinga yose ariko ku Bisilamu naho ntabwo bemerewe abagore babiri cyangwa batatu ntibabyemerewe ntabwo babyemerewe kuko nasomye Korowani wasomye na Korowani buriya ni Korowani narayisomye ngerageza kuyihuza na Bibiliya uruhande rumwe rwanditswe mu Cyarabu urundi rwanditswe mu Gifaransa nasanze hari impamvu zemewe na Korowani zituma umwisilamu yagira abagore barenze umwe ariko ntabwo izo mpamvu utazifite Abisilamu ntibakwemera kugira umugore wa kabiri. Izo mpamvu rero ni izi ngizi umugore yatabyara Korowani ikwemerera kuzana umugore wa kabiri kuko baba bakeneye n'abantu cyane cyane nko mu ntambara zera. Noneho rero umugore w'umunyamwanda Korowani ikwemerera kuzana undi mugore umugore noneho umunebwe tazi gucuruza nawe wemereye kuzana undi kugira ngo mushake ubuzima. Umugore wanjye idini ryabo nabwo wemereye kuzana undi uri kunda ikitari muri ibyo bine ntabwo Abisilamu bemereye kuzana umugore abagore barenze umwe. Bishatse kuvuga ngo ahantu hose tuzabona umwisilamu ufite abagore barenze umwe hari uwa mbere hari ikintu aba yaramunenzeho hari ikintu aba yarabonye gishyigikiwe na Korowani ariko gishyigikiwe na Korowani nese ubwo abonye ikidashyigikiwe na Korowani wenda reka tuvuge mu bijyanye ni wenda reka tuvuge inshimisha mubiri abaye nk'icyo kintu gihari kikaba kitanditse muri Korowani akitwaza icyanditse muri Korowani iyo kitanditswe muri Korowani nawe ntabwo ahabwa ubuyobozi okay yaba umuntu usanzwe ntabwo yamba umuntu usanzwe none nakimaze katwikomereze numva fatari ibintu byinshi uzagenda tuganiriza kuri gusenga everyday ukuvuga nanjye ikintu mba nibaza wenda dukomereje hahandi ho kugira turebe kuboneza urubyaro ese kuki abantu baboneza urubyaro muri iki gihe ukumva byabaye ikibazo ese ushyigikiye ministeri ko ikomeza kubwira abantu ngo baboneze urubyaro ese kuboneza urubyaro kwa nyako nuku harimo ibice bitatu muri ubwo buryo tukora nkuko navuze umugambi w'Imana wo kurema Adamu na Eva kugira ngo babyare bororoke ariko iryo sezerano riba mbere y'icyaha none uro kwa kubyara tukororoka riza gukomwa mu nkokora n'ingaruka y'icyaha abantu bose rero ntibabyara habamo ingumba abantu bose nabo ntibabaho habamo urupfu ibyo byose byari ingaruka y'icyaha yaje gukoma mu nkokora umugambi w'Imana kuko mu bihe birindwi Imana yaremeye isi igihe cya mbere cy'ubuziranenge Imana irema Adamu kugeza igihe yakoreye icyaha igihe cy'ubuziranenge hari igihe none cy'umutima nama kuva kuri Adamu amaze gukora icyaha kugeza kuri Nowa hari igihe cy'ubutegetsi bwa muntu kuva kuri Nowa kugeza kuri Aburahamu hari igihe cy'amasezerano
kuva kuri Aburahamu ukageza kuri Mose. Hari igihe cy'amategeko kuva kuri Mose ukageza kuri Yesu. Hari igihe cy'ubuntu kuva kuri Yesu ukageza kuri millennium, ingoma y'imyaka igihumbi. Noneho kuva ku ngoma y'imyaka igihumbi tukinjira mu ngoma y'iteka, aricyo gihe cya karindwi giheruka. Buri gihe kigira amategeko yacu. Itegeko ryo kubyara tukororoka ryabwiwe abatarakora icyaha, ntaho ryabwiwe abakoze icyaha. Ubwo bishatse kuvuga ngo dukurikije ibyo wowe umaze kutubwira, ntago twagendera kuri rya tegeko ry'icyo gihe. Ntabwo kereka tutagipfa tutakiri ingumba, nta biremba bikiriho, icyo gihe rya tegeko niryo. Kwa mugani pastor, buri gihe uvuga utuntu nkumva no utuntu dushyashya kuri njyewe, kandi koko ugasanga ibintu byanditse muri Bibiliya, ariko nyine ugasanga ukuntu tubitekereza n'ukuntu twabyigishijwe biratandukanye. Twabyigishijwe nabi. Isezerano ryo kubyara tukoroka ryatanzwe mbere y'icyaha, batarakora icyaha. Ubwo no nyuma y'icyaha biza guhura n'ingaruka za cyaha. Haza urupfu rutari ruriho, haza no kuba ingumba bitari biriho, haza kuba ikiremba bitari biriho, byatuma umuntu atarongora ngo yuzuye byasezerano. Bishatse kuvuga ngo yaba iryo tegeko riza rikagera n'iki gihe, nta kiremba cyagakwiye kuba cyari gihari. Ari icyaha kuko ingabano z'isi zari zitarabaho. Imana ivuga ngo mubyare mwuzure isi yose yari y'umuntu. Ntagomba kuwusitira ngo winyura. Ntagomba gusaba ibyangombwa ngo ntukwire kuja mu Faransa kandi uri umunyarwanda, isi yari ya bose. Ingabano zije rero Satani arema ingabano kugira ngo abantu bamwe bakwirwe basagura abandi be gukwiba. Kwari guteza ibibazo gusa abantu. Isezerano ry'Imana rero ntaho ryari rifite ibyo. Ubukongwa bari abanyarwanda ndazagabo zasaguye Rwanda ikagira abaturage benshi, Kongo bari yabo, Gaba bari yabo, Aziya yose bari yabo, nta kibazo kiba gihari kuri siri peplema. So mugani nk'iyo twumvise ukumva abantu wenda u Rwanda ukuntu rwanganaga, numva ngo rwari runini, ukumva hari abantu wenda bari muri Kongo, hari igice kiri kuri Uganda, hari igice kiri ahandi hantu gutya. Ubwo iyo hageze nk'igihe ukumva barababwiye ngo abanyarwanda nibatahe, bababwiye gutaha, ariko bwa butaka bakase bakabusigaza bakabajyana hirya y'u Rwanda, ntago babuzana nabwo. Si n'ubushake bw'Imana, ahubwo bwabaye ubushake bw'abantu bwo kurwanya iby'Imana, kuzana ingabano z'isi. Bufumbira igice kinini cyari u Rwanda, Rucuro yose yari u Rwanda, n'ishamba rya Masisi n'Ijwi byari u Rwanda, ndetse ku bihugu duhanye imipaka byinshi bifite uduce duto twari u Rwanda. Ariko umwanzuro mpuzamahanga mu gihe cy'inama yabereye i Berlin 1885 igafata umwanzuro abakoroni bagiye bagabana basa n'abisahurira cyangwa bakurikije inyungu zabo badakurikije inyungu z'abirabura cyane. Ibyo byabagenze bityo. Ubwo bishatse kuvuga ngo wenda nk'iki gihe ase pastor hari gihe ndeba nkabona nk'umuntu wenda tuvuge nta kazi afite kamuha amafaranga afatika, ugasanga agiye kubyara abyaye abana nka 5 cyangwa 10. Ubwo ibyo bintu byo Imana irabishyigikira? Ijambo ry'Imana mwitangiriye igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 31 amagambo ahari ni maremare, ariko Imana niyo yazanye umukozi umushinga wo kuboneza bwa mbere, kuko icyigisho cyacu ni ugutunganya urubyaro. Navuze kirimo gutunganya urubyaro, kirimo igice cyo kuboneza urubyaro, kirimo igice cyo kuringaniza urubyaro, kikabamo igice cyo kugabanya urubyaro. Ubwo kuboneza urubyaro kuri wowe ni ugutunganya urubyaro? Oya, gutunganya urubyaro bibumbiyemo ibyo byose. Gutunganya urubyaro harimo kuboneza, hakabamo kuringaniza, hakabamo no kugabanya. Ibyo nibyo giye kubasobanurira. Imana imaze kurema isi n'ijuru, ntabwo yatekereje directement kurema umuntu ako kanya, ahubwo Imana icyambere umunsi wa mbere ijambo ry'Imana rwakweremye ubutaka. Umunsi wa kabiri Imana yaremye amazi. Umunsi wa gatatu Imana irema ibimera. Umunsi wa kane Imana irema ibiva binini. Umunsi wa gatanu Imana irema amatungo. Imana rero iyo yashaka kugira ngo abantu bagendere kuri gahunda yayo, hariya havuga ngo irema ubutaka
irema ibimera irema amazi irema amatungo umuntu yari atarakabaho noneho rero ubutaka bumaze kuboneka ibimera bimaze kuboneka ibyo kurya n'amazi n'amatungo Imana iravuga ati none si ngombwa ngo umuntu wo kubikoresha aboneke nubwo ibyo byose yabiremaga n'ubundi ariko iri kubiremera umuntu nibyo bita kuboneza urubyaro ni ukurema ibintu mbere y'umuntu ndikugenda byumva bishatse kuvuga ngo umuntu washatse ibintu bizatunga abo bana mbere afite uburenganzira bwo kubyara n'abangana n'abanyarwanda none se hari ikintu nyamara pasi niyo ngiye kumva nk'umuntu nka Bill Gates ari mu bakire ku isi ukumva agiye kubyara by'abana batarenze nka babiri cyangwa umwe ubwo ibyo bintu byo bisobanuye ibyo bisobanura ko ashaka kugira ubukungu bwubaka izina ntabwo ari impuhwe afitiye amahanga ngo arabafasha n'abazungu ntibigeze bagirira impuhwe abanyafurika oya ahubwo abenshi babafashiriza kubaka izina nk'uko mu gikorwa cy'ubugiraneza kirimo ibice bibiri harimo kubaka izina no kwiteganiriza bitari ubuntu bw'Imana ku bazungu bo nanjye njya mbona nk'ibintu bakora ni nko wabona umwana afite wenda tuvuge nk'umugati kugira ngo umwambure ukabanza ukamureza nk'akantu k'agakinisho ubona ari nk'ako abazungu baza kutugenza kuko baravuga bati bo nta mabuye y'agaciro bagifite mu butaka bwabo cyane cyane akaza akavuga ati kugira ngo agire ikintu avana muri Afurika hari ikintu byanze bikunze ari buzane nk'uko bagiye bazana ukabona azanye indorerwamo azanye umunyu kera abo ku bandi wenda murabizi cyane none ariko ubwo tugarutse kuri iki kintu cyo kuboneza urubyaro cyo barimo kudusobanurira ngo ndi gusobanura avuga nti abazungu si ugukunda abirabura cyane ngo babafashe ahubwo benshi bashaka kubakira mu izina nk'uko igikorwa cha wa Musiwedwa watanze igihembo cishimwe Prix Nobel y'Umusiwedwa ntabwo kwari ukugwa neza oya kugira numva ari harimo neza oya kwari ngo amenyekane ku isi abantu benshi bakora igikorwa cyo kugira ngo bamenyekane kitarimo ubuntu nizo mpamvu mu rukundo rw'Imana ho Bibiliya y'Ikigiriki iduha amagambo atandukanye mu rukundo iduha ikintu cyitwa urukundo agape rw'Imana rw'ukuri rudaharanira inyungu rutari rwo kwiteganiriza ikaduha na filia rugendera mu moko urukundo rugendera mu moko nje zafasha mwene wacu umunyarwanda nje zakunda mwene wacu umunyekongo akaba n'urwitwa herose rugendera ku bashakanye ku gitsina ariko rukajamo n'inyungu noneho rero urukundo rwose si rwiza hari urukundo rwo kubaka izina ngo bamenye ko ari byo wabikoze hari n'urukundo rwo kwiteganiriza ngo wenda nanjye igihe nzagerera mu kaga bazantabare agasa n'uri kwindika Pastor noneho ubwo tugarutse wenda kuri cya kindi cya Bill Gates navugaga cyane cyane ubwo wenda nirwo rugero mfashe niba ari byo rero hari abantu ubwo babibwira yuko ari abanyabwenge ariko mu by'ukuri nta bwenge ubwo se niba umuntu afite amafaranga ahagije yafasha abantu barenze wenda n'ibihumbi 10 akagenda akabyara umwana umwe kugira ngo we azamenyekane ubwo ibyo bintu urumva hari ubwenge bwabo burimo abyara abana 10 akabyara abana 100 igihumbi bahaga ariko ntiyaba kibaye wa mbere ku isi icyo kintu akaba cyo nyine simuzi aco cyonyine gusa ntiyaba kibaye wa mbere iyo bavuga ngo nkaba Obama ngo afite n'abakobwa babiri ukavuga ngo babiri Clinton ba George Bush n'abakire bakagira umwana umwe cyangwa babiri abo bose ni kugira ngo abana babo bazarerwe mu buzima buhanitse ku buryo bashobora kuzasimbura bahase kuri presidence kuko umwana asimbura se nawe akurikije uko yarezwe hari urwego rurerwa rukwiriye kuba president abatazafata ibihugu ku ngufu baregwa neza kugira ngo abantu bazabone ko akwiye koko kuyobora abazungu bareba ku mitungo none azaba presidente atarusha abandi ahubwo Pastor njye najyaga ngira ngo kera najyaga numva nk'abantu b'abakire ukajya kumva twebwe abantu batandukanye bavuga baturiya yararogesheje ati nawe uzacunge agira umwana umwe ntago yamurenza ati yibeshya akamurenza uwundi yabyara yapfa
wenda ngiye nkabifata kaho ari nk'ikintu baba barasimbuje ibyo bintu cy'abapfumu cyangwa se ibintu baba bagenderaho by'izindi mbaraga. Ku bazungu hono kugira ngo amushyire mu rwego azaba wa mbere mu butunzi atorwe n'abaturage igihe azashaka kwiyamamaza kuri perezidansi nicyo bagendana naco. Naho abandi ijana bagabanye ya mitungo ntabakibaye mu rwego rwo gutorwa bahaga ariko ntibaba ba mbere ngo batorwe mu buryo bwo kwiyobora. Kandi uzi ko Amerika cyangwa Ubufaransa cyangwa Ubwongereza cyangwa Ubushinwa cyangwa Uburusiya iyo bagiye gutora umuperezida by'ukuri biriya bihugu bifite droit de veto bareba umuntu utazigera akenera imitungo y'abaturage bisobanura ngo aba barusha amafaranga cyane. Aho ngaho rero wazagira ngo babarusha amafaranga barabyaye ijana se. Ako ruvuga nye bitanumva yuko hari umuntu agera akibwira ko yagize ubwenge aho ukagera ugasanga bwaracurana. Oya bari abagize ubwenge ku ntego bashaka kugeraho. Ku ntego bashaka kugeraho. Nese upaste niba umuntu ariho ntagaze igihe azapfira. Yego. Mu minsi yo kubaho ko wenda arakoze abonye umugisha agize amafaranga menshi nkayo twumva bafite. Kuko bafite amafaranga angana na za bije z'ibihugu zitandukanye. Yego. Niba umuntu afite amafaranga yangana na bije y'igihugu cy'u Rwanda, reba u Rwanda ukuntu rungana. Abaturage barimo barenga miliyoni 10 zingahe. Umuntu akaba yatunze kuri konti akaba atunze umwana abizi yuko ejo n'ejo ubundi yapfa wa mwanya n'ubundi yavugaga azagumaho bikarangira. Ubu ibyo bintu umva ubwenge baburimo. Haba harimo ubwenge muri ubu buryo. Ibi twica abanyafurika sibyo byica abazungu kuko twewe 80% twicwa n'inzara. Abanyafurika nubwo haza kwinjiramo uturwara duto tugaprofita za ntege nke ariko tuba twahereye ku ntege nke zo kurya nabi z'imirire akaba aricyo kitwica. Uwo rero abashaka kumurera muri bwa rwego rw'ubudahangarwa akazicwa n'impanuka kandi n'impanuka ziwabo ninke n'ubwicanyi bw'iwabo bafite umutekano urumva bapfa gake. Kandi iyo naganire n'umuzungu w'umukire w'umumisiyonere mubaza ico kibazo arambwira ati twebwe umwana ni umwana iyo nkubona mubyaye ari umwe niko namubaje nti mbese apfuye ati byashoboka ko yapfa kuko n'impanuka zibaho ariko mfite abo tuvukana bafite abana mfata umwe muri aba akamusimbura nawe nkamurera muri rwa rwego ku buryo azaba perezida. Ubuze pastor tugarutse kuri cya kintu cyo kuboneza urubyaro wenda nubwo ukiri kudusobanurira ubwo bo bagiye mu bintu byo kuboneza urubyaro cyane kugira ngo bashyire imbere gahunda zabo z'ubuzima bwabo busanzwe kugira ngo bahatanire ibintu bitandukanye. Nibyo aho ari byiza no kumana mu itegeko nshinga birimo ariko Imana yemera kimwe muri ibyo. Yemera iki? Imana yemera kurokora ubuzima bwa nyina iyo babonye ko ari ngombwa ngo bakuremo umwana atica nyina byemejwe na dogiteri wemewe. Imana irabyemera. None se kujya numva ari nk'abantu iyo nk'ibyo bintu iyo biriwe dogiteri arabibabaza arababwira ati rero ibintu bigiye kuba uwenda ubwo n'umugabo ndavuga ni ubihitamo. Hashobora kurokoka umwana nyina agapfa cyangwa hashobora kurokoka nyina umwana agapfa. Ubwo iyo umugabo sayisema akavuga ati ndashaka ko arakoka umwana ntago abakurikije umugambi w'Imana. Oya umugambi w'Imana ni wo kurokora nyina kuko nyina afite abandi bana. Icyo gihe ntamahitamo ahari. Kandi none rero ijambo ry'Imana rivuga ko dupfana tugira icyo dupfana n'abagore bacu kurusha icyo dupfana n'abana. Ijambo ry'Imana umuntu azasiga se na nyina none urukundo rwe arweguriye uwo bashakanye nuvuga ngo nyoko ntacu mugipfana. Ubwo rero nta mahitamo kurokora umugore wawe kugira ngo umwana bari ugenda akire mu nzira zo gutabara. Imana irabyemera. Narizo mpamvu n'ibyaha nabyo hari ibyaha Imana yemera iyo cyanyuze mu nzira yo gutabara kubesha uri guhisha umuntu wahisha umuntu urugero impanuka ibyo ni ibyaha bihanirwa n'amategeko ariko Imana ititaho. Nanogira ngo merere nk'umuntu numvishe numva bimaze hari akavido kamaze iminsi gace ku mbuga nkoranyambaga numva nimenye nk'umushehe wabivugaga nabonaga yambaye ingofero y'Abisilamu avuga ati kuba uri mu rugo ukumva ikijumba kirakunize hakaba aho ngaho hari icupa rya byeri cyangwa se inzoga runaka nushaka ubura umurokore nushaka ubura iki ubwo yavugaga ariko ku kigero cy'Abisilamu ngo wemerewe gufata iryo cupa ugasunika icyo kijumba cyamara kugenda
ukarekera aho ngaho ntuzongere. Ntabwo ari abisilamu na korowani bibiliya n'ibishigikira. Muri Timoteyo ya mbere igice cya 5:23 Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ujureka kunywa amazi gusa, sibyo? Ukurure no kuri vino kubwo inda yawe kuko urwaragurika. Ubundi kenshi abapasiteri bisobanura nabi ngo kubw'inda yakunaniye ntabwo bivuga. Birava ngo kubwo urwaragurika niyo nzoga izakubera umuti, ikintu cyose cy'umuti ntabwo kigira inkomyi. Yaba ari umwanda bavuze ngo niho urakira. Twambaye udupfukamunwa twese imyaka irenga 2 se. Wavuga si ngo twambara ubusa hari ikindi cyorezo caje ngo kirakira gusa kuwambaye ubusa twagenda duhiritse. Urumva rero umuntu iyo akoresheje ibitemewe mu nzira zo gutabara Imana irabyemera, kuko Pawulo yaravuze ngo umuntu ukwiriye kuyobora abe inyangamugayo, abe agira gahunda, abe afite umugore umwe, abe adakunda amafaranga, abe atanywa inzoga nyinshi, abe azi gucumbikira abashitsi, abe azi kuyobora abo mu rugo rwe, abe atihanye vuba. Ni ukuvuga ngo ni byinshi byemerewe abantu ngo baba abakristo atari abayobozi. Ni byinshi byemera ko abantu baba abakristo atari abayobozi, ariko kubahiriza ubusugire bw'ubuyobozi, kudahungabanya umutekano w'ubuyobozi, Pawulo atanga inzira rero. Ariko aravuga ati hari igihe uburwayi bushobora kuza bakavuga ngo urakira no kuri y'umwana. Aravuga ati rero inda yawe wowe ntabwo ari itegeko ry'itorero muri rusange, ariko hari abarwayi bashobora gukizwa nazo cyane. Okay, nayinywa ku gipimo cy'inzoga cy'umuti, aho ngaho ni itegeko ry'Imana. Ntabwo wapfa umuti uhari ngo nuko bitehuje n'imyemerere y'idini runaka. Reka dukomeze kugira ngo tuze kugira ikiganiro kirekire cyane. Kugabanya nico navugaga ndi gutangira, ndi kubandi hari ndazemeye gukurwa n'amategeko muri constitution y'ibihugu bimwe na bimwe. Mvuga inda umuntu yatewe nasi, inda umuntu yafashwe ku ngufu, inda yaguteye uburwayi ukaburakira nuko bayivanye. Icyo gizo ndazemeye gukurwamo, ariko Imana ikemera gukuramo iyo gutabara gusa. Iyo gutabara tabara umubyeyi. No kuvuga twavuye ku kuringaniza none turi kugabanya. Twavuye kuringaniza turi kugabanya none. None muri make kuboneza urubyaro no gushakira ibintu imbere y'umuntu. Kuringaniza urubyaro no kwararangije kubyara bikaba biri kugucikana, ariko none ukaba udashaka kurenza abo ufite. Ugashaka ingamba zimwe scientifique, izindi noneho benda ideologique. Niko nazivuga. Noneho rero hakaba hizi ibyaha hagati y'izo ngamba zose n'izitari ibyaha. Nasi pastor kunsigaye mbona nk'ubu tugiye wenda abakristo abantu muri rusange mu ngamba bakurikiza, ndumva izijyanye nuko wenda baba bakurikiza zo muri Bibiliya ni bakeya cyane baba bazikurikiza izo ngizo. Ni icyaha iyo ukurikije ingamba yagira icyo yangiriza mu mubiri wawe, kubera ko iyo umubiri wawe Bibiliya iravuga ngo ntimuzi ko imibiri yanyu ari urusengero rw'Imana, umwuka wera ari muri mwe. Umuntu uzasenya urusengero rw'Imana nayo Imana izamusenya. Ni muri ubwo buryo, kubera ziriya metode zo kuboneza zangiriza ubuzima bw'umuntu, izo mpamvu wangirije urusengero rw'Imana atari byo. Afite uburyo bwo kwifata, ntabwo Imana yaduhaye umubare w'abana tugomba kubyara, ariko kubigiye kwangiriza urusengero rw'Imana, Imana ntabwo yishima. Ariko noneho rero nubwo Imana itishima, ni kimwe no kubyara noneho abana barara bashonje, ni kimwe no kubyara abana badashobora kwiga abandi bari kwiga. Kuko iyo umwana akuza akabyiruka agasanga atarize aturanye n'abize, ntabwo azakwita umukristo ngo nuko ashatse kubyara. Oya, ntabwo azakwita umukristo. N'Imana nayo ntabwo yakwita umukristo umuntu ufite abana baburara bakora mu mifuka y'abandi. Umuntu ufite abana bamayibobo ntabwo Imana yamwita umukristo. Umuntu ufite abana barerwa mu yindi miryango ntabwo Imana ntizamwita umukristo. Zaburi 128:2-3 havuga ko iyo umwana atarere mu kirambi cya se,
aze bazengurutse ameza y'ababyeyi, umugore ngo yicare mu kiramba abana bazengurutse ameza y'ababyeyi, abana bose batarezwe n'ababyeyi babo bakiriho kubw'impamvu z'ubukene, ni abanyabyaha. Nabo ni abanyabyaha. Umwana anezerwa yarezwe n'ababyeyi. Umwana akwiriye kurerwa n'indi miryango ababyeyi batakiriho. Izo mpamvu ababyeyi, abana benshi bashima Imana ko base bapfuye kare. Bagashima Imana ati Imana ishimwe kuko bapfuye kare, bigatuma mbona umuryango untabara. Iyo bahaguma bari kubandeberamo, bamenya ko mfite ababyeyi sinje mu bafashwa, ariko kuko bapfuye kare imiryango ikabibona ikangirira impuhwe ikantabara kuko no gutabarwa. Icyo gihe ndashima Imana ko bagiye kare. Narizo mpamvu imfubyi ziruhije, imfubyi mbi ni imfubyi zifite ababyeyi. Hari imfubyi zitagira ababyeyi, hakaba n'imfubyi zifite ababyeyi. Inziza rero ni zitagira ababyeyi. Pastor, hari imfubyi navuga nziza zibaho? Imfubyi ni ebyiri. Hari imfubyi zifite ababyeyi batagira icyo bamarira abana. Hari n'imfubyi zitagira ababyeyi kuko bapfuye, leta ikaintervena cyangwa bagira neza bagatabara. Imfubyi mbi rero ni ifite ababyeyi igatuma abatabara badatabara kuko bareba ababyeyi kandi bababyeyi nabo nta kintu n'ababyeyi nabo ntacyo bakora. Voilà, cyo ni ikibazo gikomeye cyane kuba ababyeyi batuzwe inshingano kandi bakabaho. Ese Pastor, tugarutse ahangaha kukugabanya, si ukugabanya turiho harya? Turi kugabanya. Nitugera kugabanya ubwo ntihahandi hazamo za ngamba zo kwiyakana, gukuramo inda, oya kugabanya biba gukuramo inda yarangije kuba urusoro. Ikintu cyitwa gamete, intanga y'umugabo na gamete male na gamete femelle iyo zihuye zirema ikintu cyitwa zigote, hagatangira ikintu cyitwa activation urusoro. Ubwo rusoro rero kurukuramo niko kugabanya. Ntabwo kumena intanga iruhande no kugabanya kuko tumena nyinshi zitaza n'abana twabyita kugabanya. Niba umugabo asohoye rimwe agasohora miliyoni agafata kamwe n'ubundi yamenye nyinshi, ntabwo Imana ireba aho ngaho, ahubwo Imana ireba urusoro rwafashe kuko rwo ruzaba umuntu, ubwo rubarangiza rukicwa ukarukuramo. Ubwo icyo ni icyaha. Nese ubwo bwo sinumva umuntu noneho aramutse yakoresheje ubundi buryo buza gutuma hataza kubaho guhura kw'izo ntanga, icyo nacyo gihita kiba icyaha. Gihita kiba icyaha kuko ntabwo Imana yaremeye umugabo gusohorera hasi. Sibyo? Ureba Itangiriro 38 ari umurongo wa 10, abana ba Yuda, umwana witwa Eri uramwibuka, yararongoye. Amaze kurongora kubw'ibyaha ijambo ry'Imana ravanga Imana iramwica. Noneho amategeko aravuga ngo murumuna we acikure mukuru we. Sibyo? Agiyeyo noneho akaja amena hasi, kandi ntabwo byaremeye kumena hasi kuko Imana yarateguye aho hantu bigomba kumenwa, ugahindura ugiye kuvuguruza umugambi w'Imana. Kutabimena byo nta kibazo, ariko warangije kubyemera kubimena ukabimena hatariho ni ikibazo. Ko numva icyo kizafata benshi Pastor. Kumena hatariho nguko wavuga ngo ndarema ishusho cyangwa apare isa n'igitsina niraze nk'umuntu. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 18 kugera kuri 28 birahari, avuga ngo abantu bakoresha imibiri yabo ibinyuranye n'ibyo yaremewe, baba abagore ngo nabo nuko, baba abagabo ngo nabo nuko barahangara bakabazi icyo umubiri waremewe ariko bagahinduranya bakabikoresha ibinyuranije n'ibyo imibiri yaremewe. Aho ngaho numva ari naho haje kuvugwa aba bantu babatinganyi, usanga umugabo ashatse umugabo, umukobwa agashaka umukobwa, kwikinisha ibintu nk'ibyo. Ni ukuvuga ngo muri abo bayobeje iby'Imana yaremye harimo abatinganyi, abo bita les homosexuels, reba abarongora amatungo, bestialite. Noneho hariho cyangwa zoofili, hariho abafata abana b'impinja bita pedofili, bita pedofili. Hariho noneho n'abarongorana mu kibuno bita sodomi.
urumva akabona bikinisha amasirivasiyo. Ibyo byose ni ibyo kunyuranya n'imigambi. Hariho n'abakora icyitwa mariage symbolique, kurema ibitsina mu shusho y'abantu bigakoreshwa n'umuriro. Nabyo birahari, baba abagore b'abagabo, ibyo byose amasex artificiel. Imana ntabwo ibyishimira. None reka tujye ku kintu cya gatatu noneho kugira ngo tuse nk'abasoza tube ducumbitse kuri iki kiganiro. Ikintu cya gatatu rero twavuze ko ari kugabanya urubyaro. Nicyo turiho. Cyambere twavuze kuboneza. Icyakabiri tuvuga kuringaniza. Icyakatatu tuvuga kugabanya. Ubwo twa turi kukugabanya. Hariya kukuringaniza ni ukuba wararangije kubyara ukibuka ko utazashobora kurera ukabirekeraho. Hariya kuringaniza byo bikorwa iyo ufite abana. Iyo ufite abana noneho za ngamba zo kugira ngo uwe kuzongera kubyara akaba ari iby'Imana irondora nziza n'imbi, ari nabyo bakoresha. Usanga umuntu wenda akoresha uburyo butandukanye kugira ngo atazongera kubyara, kwiyakana cyangwa se wamugani guterwa inshinge mu buryo. Ariko abantu baje gusanga byangiriza umubiri w'umuntu bitawurema kuko wari uri, kandi Imana itishimira kutwangiriza urusengero. Ahubwo ufashe ingamba zo kwifata nta kibazo. Ubwo noneho ubwo turi kukugabanya none. Niho turi kuganira. Kugabanya rero nibyo narivuze nti urusoro rwarangije kugera mu nda ntirwari gikuwemo. Iyo ukuyemo ni ukwica mu bandi. Urusoro rwarangije gufata rwasigaye gukura ukazabamo umuntu. Ni kimwe no kurwagenda ukica umuntu mu nzira, ntacyo kimwe no gukuramo urusoro ruri mu nda kuko narwo ruzakura. Ahubwo nuko buriya wenda nuko muri biriya bavuga ko nta cyaha gisumba ikindi. Ariko buriya mba numva umuntu wafashe urusoro rwageze nyine rwahuye n'urundi bikagira ikintu kivamo akica ya indi yavuyemo. Mba numva uwo ngo yisha umuntu yagakwiye, numva icyo cyaha cyaraba ari kinini kurenza wa muntu utigeze ashyira amasperma aho yagakwiye kujya. Icyaha ni icyaha. Iyo cyiswe icyaha nyine ikintu cyitwa hamaritoloji. Icyaha ni icyaha. Ishari no gusambana byicisha kimwe, kwiba no kuroga byicisha kimwe, kunegurana no gukuramo n'imyenda birebwa kimwe, nta kitari icyaha. Noneho rero ko Imana yabihereye ku bwoko bw'ubukwe, buriya ubukwe bugira ibice bine. Ubukwe hari ikintu cyitwa kumvikana kw'abazashakana. Ubukwe bwa mbere. Ubukwe bwa kabiri ni ukuja kubyereka ababyeyi bagaca inkwano. Ubukwe bwa gatatu ni ukuja ku murenge abantu bakabyemezesha mu gihugu baturiye. Ubukwe bwa kane ni ubwo kuja mu itorero mu rusengero bakabarambika ibiganza mu gataha. Niko kuzuza noneho intambwe z'ubukwe. Ariko igisoza byose gikomeza urugo ntabwo ari umurenge cyangwa itorero cyangwa ababyeyi no gukwa nyinshi cyangwa gukwa menshi, ahubwo iyo abantu bashakanye bumvikanye nibwo bumvikana kuri buri kintu cyose baba barakoye cyangwa batarakoye, baba baragiye ku murenge cyangwa bataragiyeyo, baba barasezeranye mu rusengero cyangwa batarasezeranye. Iyo bakundanye nta gituma urugo rutubakwa. Nese Pastor, wenda reka nkubaze iki kibazo wenda dusoza. Twavuze ko gushaka abagore barenze umwe ufite akazi runaka ntabwo byemerewe kubivuze. Ubwo se abakristo bo barabyemerewe? Ndi kuvuga ngo iyo bakijijwe babafite, kuko hari itegeko rivuga ngo uzasiga umugore bakaja kuzana undi kereka amuhoye impamvu. Abisilamu bafite impamvu enye bashyizeho, abaporoso bafite impamvu eshatu, abagatolika bafite impamvu eshatu. Ahagaze ko numva none ikindi kiganiro aho poroso bafite izihe mpamvu? Impamvu ya mbere niyo kumufata ari gusambana. Muri Matayo 19 ariya ku murongo waho kuva ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 12 avuga ngo umuntu uzasenda umugore we atamuhoye impamvu y'ubusambanyi akazana undi azabasambanya. Iyindi ni mu Bakorinto wa 2:7 umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 15 avuga ngo nta mukristo wemeye gusenda umugore
nta n'umukristo w'umugore wemeye kwahukana. Ariko hari umukristo ufite umugore w'umupagani, hakaba n'umukristo w'umugore ufite umugore w'umupagani. Icyo gihe ntabwo umukristo afata umwanzuro, kuko umukristo ntiyasenda umugore, umukristo ntiyakwahukana. Ariko umupagani ntabwo agengwa n'amategeko y'itorero, afite uburenganzira ahitamo uko ashaka. Iyo ahisemo uko ashaka rero, itorero rirengera uwaryo. Umuntu wenda ni umudivantiste, ariko umugore we ni umupagani. Umudivantiste kuko ari umukristo ntiyemerewe kwirukana uwo mugore, ariko umugore kuko ari umupagani afite uburenganzira bwo gufata umwanzuro ko yanze uwo mugabo, kandi ntahamwe n'amategeko y'itorero kuko atari uw'itorero. Icyo gihe rero kuko nta nzira zo kumuhanisha amategeko y'itorero umupagani, we nta mategeko agira amugenga umuntu uzi. Icyo gihe ijambo ry'Imana ritubwira ko babohora usigaye ari fidele, akaba yashaka uwundi kubw'itorero. ubu ni ukuvuga ngo uwo mukristo washakanye n'umupagani, itorero ryamubohora agashaka uwundi muntu. Iyi impamvu zaturutse ku mupagani, impamvu zaturutse ku mupagani, ntabwo ari impamvu iyo ariyo yose. Naho icya gatatu ni urupfu. Umuntu yapfuye. Pastor, numva ari birebire. Ndabona ikiganiro kigiye kugira hafi isaha, reka wenda duse nk'abasubikira ngaha. Navuga wenda urumva hari impamvu z'abakatolike, hari impamvu z'abaporoso, hari impamvu z'abisilamu. Zose iz'abaporoso zo ziri muri Bibiliya, iz'abakatolika zo ziri mu buyobozi. Uretse urupfu, ariko ubusaseridote buri mu buyobozi bwabo. Nese Pastor, nanjye nkibaza niba umuntu ashatse umugore akagera gutya, akagera bakamarana nk'imyaka 5, 10, 10 n'ingahe batari babyara, uwo mugabo agize gutya wenda bakaganira n'umugore we nkuko Sara yaganiriye na Aburahamu, akavuga ati rero kubwo kugira ngo tuzabyare ndakwemereye, genda ku ruhande ugira ikintu runaka ukora kugira ngo turebe ko twabona umwana uduturutseho. Iyo ni y'abayuda n'abisilamu, ntabwo ya Sara na Aburahamu yari y'abakristo. Ubwo ibyo ngibyo bikozwe n'umukristo wo muri iki gihe, muri iki gihe kosha umugabo ngo nabyare hirya kuko uri ingumba ni icyaha. Ubwo nta mugore w'umukristo anakosha umugabo uko. Ubwo bazabaho batabyaye, kandi nibwo baba badakoze icyaha, kandi bakabona ubugingo buhoraho. Nicyo cy'ingenzi. Ndumva bikomeye. Ndumva rero byabaye byiza, ariko ndumva dukomeje gukora twagira n'amasaha n'abiri. Reka wenda tube dusubitse, noneho dutangire gutegura ibiganiro navuga ngo biri ku murongo. Tuvuge ngo nk'uku nk'iki twakoze, urabona ikiganiro cyiza cyo kuvuga izo mpamvu zose. Uzareba komantere wenda abantu bazagenda baguhereza. Ni ukuvuga muri komantere abantu batanga niho tuzavana none ibintu tuzagaruka none tukongera tukavugaho mbere yo wenda tukora ikindi kiganiro. Navuga wenda abantu bakurikira Gusenga Everyday bagiye kuzajya bakurikirana ibiganiro byinshi kandi byiza, cyane nko kuri izo mpamvu tuzazikoraho ibiganiro bitandukanye, kuko nuba hari ibintu byinshi ufite uvuga ukumva abantu aha hanze ntabwo babyumva kimwe, nuko wenda nuko iz'abagatolika zirahari, iz'abaporoso zirahari, urumva, kandi biblike ziri mu Bibiliya, n'iz'abisilamu ziri muri Korowani. Abantu ntibabyumve. Ariko icyo nababwira ni uko Imana ikunda abisilamu cyane, kuko igikorwa cy'ubugiraneza ni cyiza. Yabera bafite Yesu akabona inzira. Icyo nicyo kibazo rero, urumva kuba bafite ibintu bakora byiza bakabura inzira. Ari nacyo Bibiliya ndumva hari ahantu bivuga, ikavuga ngo hari ikintu kijya kibabaza kubona ingeso z'abapagani ziboneka ku bakijijwe, hakaba nawe n'ingeso z'abakijijwe ziboneka ku bapagani. Ubwo urumva ibyo bintu byagakwiye gufatanya, ariko biba bigoranye bitewe amadini. Kugira inzira ngo ni Yesu n'ubigire ya mirimo myiza n'ubundi nabyo ni ikibazo. Ugasanga abakristo barahari bitwa yuko ari aba Yesu, yego kuko bizeye bakaba banamupfira, ariko badakora ya mirimo abisilamu, bakagira ubugome bwo kurenganya abandi kandi bemera Yesu. Ubwo urumva izo ni za ngaruka z'iki z'amadini agiye atandukanye yagiye aza ku mpamvu zitandukanye z'abantu. Umuntu agahita yishingira akavuga ati ngewe buriya isabato wayikandagiye ntuzigera ugera mu ijuru. Ibyo rero ni ibintu numva tuzaganira cyane pe, tuzabiganira cyane, abantu wenda bagende
navuga ngo basobanukirwa nanone duhana ibitekerezo, ndabizi bazajya muri comment bavuge ibyo babonye uko babibonye. Ndumva twaba turekeye aho ngaho, wenda tukaba dusubitse tukazongera gusubukura nanone ikindi gihe. Imana yahabwa icubahiro kuri aya masaha dukoranye ikiganiro na mwene data Jean de Dieu, kuba noneho turangije kuvuga ku kiganiro cyo gutunganya urubyaro, kirimo kuboneza urubyaro, kirimo kuringaniza urubyaro, kirimo no kugabanya urubyaro abantu batumva neza badasobanukiwe. Hari cano gusenga everyday bashobora kwifashisha bakabaza. Nimero ya WhatsApp ni 0786696620, naho telefone igendanwa ni 0783407035. Nsubiremo, nimero ya WhatsApp kuri telefone ni 0783906620, naho igendanwa ni 0783407035. Abadukurikirana kuri channel gusenga everyday ni Pasteur Mpazibirego Pierre, ukora umurimo w'Imana wo gutanga amahugurwa cyane cyane mu bakozi b'Imana. Murakoze naho gutaha. Murakoze cyane Pasteur. Ndumva izo nimero nkuko zivuze ari n'eshatu tuvuze, ebyiri, yaba igendanwa yaba yo kuruza, nabo bazajya babisanga kuri gusenga everyday. N'ubundi abantu babashije kugera ku kiganiro bazajya babona izo nimero hasi, barazibona. Yaba bashaka kukwandikira kuri WhatsApp, yaba bashaka kukuvugisha, abakeneye wenda amahugurwa, abakeneye kugira ngo baganirize, ndumva aho ngaho bahaca bakakubona. Nibyo. Murakoze Pasteur. Mani baho umugisha.